Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Inshuti bakunzi ba radio u Rwanda, inshuti bakunzi ba radio yacu turabasuhuje. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2019. Kuri uyu mugoroba rero ibiganiro byacu nkuko bisanzwe twabatumiriye umutumirwa, ariko akaba ari umutumirwa n'ubwa mbere ageze muri studio zacu, nkabangira ngo muze kumuha ikaze kandi nawe arabidusuhuza twibwire. Akaba nta wundi rero akaba ari bwana Joseph Matata. Joseph Matata ngira ngo mukunze kumwumva cyane, ni umugabo uzwi wakunze guhangana aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ahangana n'ubutegetsi bwica cyane cyane abaturage, ariko ubukagira umwihariko y'ubugeze ku batavuga rumwe n'ubutegetsi abo twakwita les opposants politiques. Muri aka kanya rero ndi kumwe na bwana Joseph Matata, reka muhe ikaze mu kiganiro cyacu hanyuma abasuhuze. Bwana Joseph Matata, muratwumva? Ndakumva cyane bwana Shaste Gahunde, kandi ngushimiye kuba untumiye kuri radio yanyu u Rwanda. Nkaba mboneye umwanya wo gusuhuza abakunzi ba radio yanyu, abakunzi b'ishyaka ryanyu n'abandi bose bazabumva, haba uyu munsi haba mu minsi iri imbere no mu myaka izaza yewe, kuko mwene ibi n'amateka ntibisaza. Murakoze cyane, nitwe tugushimiye kuba witabiriye ubu butumire, cyane cyane ko ubusanganywe imirimo myinshi, ndetse hari n'ibyo twagiye tubona uhamagarira abantu, ngira ngo uri buze kubitubwiraho muri kino kiganiro. Turabizi ko uri umuntu ugira akazi kenshi, ariko kuba witabiriye ubutumire mu by'ukuri turabigushimiye. Reka rero ntatindiye abatwumva, tugiye gukora ikiganiro nise ngo ubutegetsi bwa FPR mu kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Nkabangira ngo urumva ko ni insanganyamatsiko ndende. FPR ngira ngo imaze kugira icyo twakwita mu gifaransa rokoro, navuga ko ari nk'umudari cyangwa se kuba iri hejuru, ari ntashyikirwa mu byerekeranye no kwica abantu, na cyane cyane ab'uburenganzira aba opposition nyarwanda. Ndagira ngo bwana Matata, mu kugira ngo iyi insanganyamatsiko tuyiganireho, utangire utubwira wowe kuri umuntu wihaye iyo gahunda yo kuvuga uti ngewe nzaharanira ko akarengane gacika, ndetse cyane cyane abicwa bicirwa ubusa, ibyo bintu biveho. Watubwira uwo uri we, uko wabitangiye, ese niki cyatumye utangira kuvuganira abatagira kivugira? Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane bwana Shaste kumbaza icyo kibazo cyo kugira ngo mvuge uwo ndi we, kubera ko nagiye mbivuga ahantu henshi. Hano ndagerageza rwose guhina mbahe mbese incamake cyane ishoboka yose, ko yaba ari ntoya, kugira ngo tuze guha umwanya aba victime, donc abantu bagiye bicwa bazira ibitekerezo byabo. Nje Matata Joseph, nanjye navuga ko nagize nk'umwaka inkotanyi ziteye muri 90, tariki ya 90 nari ndi Kigali, nsa nk'uwaheze. Noneho nza gutaha iwacu Kibungo tariki ya 13 z'ukwa 10. Urumva ko namaze hafi ibyumweru 2 Kigali. None ngeze iwacu nkuko bisanzwe, isubira mu mirimo yanjye y'ubuhinzi. Nari mfite amasamba 2 ategeranye, imwe iri hafi y'ingobyi y'urugo, indi iri muri kilometero 7. Noneho rero rimwe ari ku cyumweru tariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 mu 90, muri umunange afatwa n'umuntu w'umusereri wari wafashe amazi, yari yahereye mu gitondo anywa inzoga, aramusagarira amubonye mu bakirisitu bari bavuye gusoma imisahara. Kuva icyo gihe rero ubwo njyewe n'umurumuna wanjye na mushiki wanjye, uko bari baje kunsura ari babiri, ari abashyitsi b'iwanjye muhira, twaje gufungwa. Njye bamfunga bavuga yuko ngo nacumbikiye ngo ibyitso, nako nacumbikiye inyenzi 2, ubwo mfungwa mu byitso by'inkotanyi, bya bindi bafunze kubera intambara y'inkotanyi. Ni ibyitso byafunzwe guhera mu kwa 10, bakaza gufungurwa mu kwezi kwa 3, nyuma rwose hafi y'amezi 3, ari uko habaye imishyikirano hagati ya leta y'u Rwanda n'inkotanyi n'ibihugu byabafashaga, bagahitamo rero gufungura ibyitso kubera ko bari bemeye ko bagiye gushaka amahoro. Ubwo rero nanjye naje gufungurwa mbere gato, namaze iminsi 75 muri prison,
imeze mbese nk'iyo peri gitenisi wa mupadiri w'umubirigi wagiye nawe mu Rwanda waciye mu Rwanda bakamufatira ku kibuga cy'indege bakamugira umujenosideri muri rwa rwego rwo kugira ngo Kagame agenda afata Kiliziya Gatolika ayitsemba ayitsindagiraho icyaha cyo gukora jenoside kandi ayibeshyera azi neza ko ahubwo ari we wayiciye umutwe ntayihuriye n'ubwicanyi. Ubwo rero navuga ko nagize ibyago mfatwa nanjye mu bintu ntafite aho mpuriye nabyo, kuko ikibazo cy'inkotanyi ntawe nari mpuriye nazo zose, nigeze ngera i Bugande kandi ngo zari ziteze ivuye i Bugande. Ntabwo rero nigeze mba mu gice cy'impunzi, naho nigeze mbana n'impunzi z'abatutsi zabaye hanze, nabaye mu Rwanda, ibyo nanjye binyitura hejuru ari uko bimeze. Ubwo rero mvuye muri gereza, mu gihe nari muri gereza baza kwica umusaza witwa Kagango, umusaza rwose bajyaga tuvugira amasengesho dukora agasereburasiyo mu Kiliziya, noneho baramwica, bamwica bamukubise inkoni. Tukaba rero twararaga mu gace kamwe ka dorotwari aho twaryamaga, akaba yari aryamye, igitanda cye cyari giteganye n'icyanjye, sinava ngo ni igitanda, twaryamaga ku bintu bimeze nk'ama etajeri, aho urudutse ukagira ngo ni ahantu bagomba kwanika itabi cyangwa ibintu bimeze nk'ibikarayi, ariko tukaba bigerekeranye. Ni ukuvuga ko abantu icyo gihe kubera ko twari benshi, abantu twaryamaga kuri nive ebyiri, rimwe na rimwe tukabaryama kuri nive eshatu. Ubwo rero njye nari ndaho, navuga ahantu heza muri gereza, nuko nta heza habaho, nari ndi ahantu bita muri eshatu. Ubwo rero uwo musaza mbere yo kunogoka yageraga gutya akazunguza umutwe ugatemba uruhande rumwe, akongera agasa nk'uwihangana akawugaruka ukongera ugatemba mu rundi ruhande. Ntabwo nashoboye gusinzira, naraye mureba ku buryo yapfuye, mbonye atongeye kunyeganyega ndagenda mukoraho, ariko kubera ko ibyo abantu bapfuye ntabimenyereye, mpamagara umusaza ari hejuru y'iwawe, ndamubwira nti ngwino ndebere ko umuntu yapfuye. Ubwo rero urupfu rwa Kagango rwarambabaje cyane ku buryo nibajije icyo nakora. Mu gihe rero abasuruveya baje kumutwara barushaho kundakaza, baje gutwara umurambo barushaho kundakaza kuko bavuze ngo muzehe mbese ngo yazize asima yampaye. Ndavuga nti umuntu bakubise twumva inkoni imihini bakubita nk'abakubita inzoka, twumva imihini, umusaza kubera ko watatakaga, hari undi mugabo baje gukubita we witwa Karugarama, we baramukubise akajya avuza induru, baramurekura, ariko baramukubise n'amaboko aragorama. Urumva byari ibintu biteye isoni n'agahinda. Ibyo bintu rero byo kwica umuntu w'umusaza nabonaga ari inyangamugayo, kuko uwo munsi twari twaganiriye, byarambabaje cyane ku buryo bajya kumutwara ngo bamujyane, navuze isengesho, ndababwira nti muduhe indi minota 30 tubaze dusengera umuntu wacu. Muri iyo minota 30 rero nakoze isengesho rikomeye ryo gusaba Imana ko yampa imbaraga zo kurwanya ako karengane, niba ibona nkwiye gusohoka muri iyo gereza nanjye ntapfuye, nubona nzasohoka ntapfuye, uzampa imbaraga zo kurwanya akarengane nkaka. Burya rero amasengesho yose tuvuze Imana irayubahiriza, rimwe na rimwe wenda ikabiberiza mu buryo umuntu atabibona cyangwa abimenye, ariko njyewe nzi kumenya icyo nsabye Imana, mbazi neza ko ibukime, kuko ibyo nasabye Imana byose yarabimpaye. Yewe birimo no kugira ngo umuryango wanjye urokoke muri jenoside bamaze kugusha indege ya Habyarimana, nabyo yarabimpaye. Imihoro yageze mu rugo iwanjye itema abana, itema umugore, ariko bararokotse, ntabwo bapfuye, bose narababonye. Nta n'umuntu w'iwanjye wapfuye, hari uwo bahaciye akaboko, umukobwa witwa Diane Uwineza, n'ubu bari hano mu Bubiligi. Ibyo rero nashaka kuvuga ni ibi ngibi, nuko impano navuga ko habaye katalize declenche, imbarutso n'urupfu rwa Kagango, kwica umusaza w'umututsi umurenganije kubera ko ari umututsi, umuntu wari umuprofeseri izaza, yari yaragiye igihugu akamaro, yigisha abana igifaransa, abana bavuye muri primaire, bavuye mu myaka mito, mu myaka ibanza, akabigisha igifaransa, bakabona impamba yacyo yo kuzakomeza kwiga seminari yose, bakazavamo abapadiri. Umuntu nk'uwo ukamukubita imihuni, agakubitwa n'ibintu by'ibirara byo muri gereza byakoraga akazi navuga ka polise yo muri prison. Twayoborwaga n'umuntu w'umwicanyi witwa Gifaransa, niko bari baramwise, amazina ye yanizikwiye tuyamenya, ariko ngo n'umuntu wari warisha abantu babiri. Mbwira nawe uwo muntu ngo niwe wari kapita wa prison. Urumva rero yabavuye hanze abafungishije umusaza Kagango bari bamugambaniye, noneho araza aramutumiza, baramukubita, avuga ngo murumuna we ngo w'umukoroneri ngo yafashe, ngo yaje agera i Kayonza ngo arwara.
kandi nta nkotanyi zari zakagera Kayonza. Urumva rero ko cyari ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyo rero iryo sengesho rero nkeka ko nako nzi neza ndanemeza rwose ntashidikanya ko izo mbaraga nasabye Imana yazimpaye, kuko nanjye ubwanjye hano mbona umwanya wo kuruhuka ari muto cyane, akazi akaba ariko kenshi, ariko ndabishimira Imana. Ngiye kugira imyaka 67, ubundi ni imyaka igoranye kubera ko umuntu aba atangiye gusaza, ariko nkeka ko kuba ngibigira imbaraga zo gukomeza guhangana n'abicanyi ba Kagame n'abagizi ba nabi, ko izo mbaraga zituruka ku Mana, nk'uko na Victoire Ingabire avuga ko ikimuha imbaraga nacyo ari uko ari umukirisitu wemera Imana akanabisengera. Murakoze. Murakoze cyane bwana Joseph Matata. Nibyo koko uti navuze isengesho ndetse mpiga umuhigo, ngira ngo hari abasanzwe babizi ibyo cyane cyane mu basengera mu barokore, hari ibyo bita umuhigo, kubwira Imana uti nkorera iki nanjye nzagukorera iki. Ndabona mu by'ukuri wowe wagerageje gushyira mu bikorwa umuhigo wawe. Imbere yacu tuhafite centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda. Ni ikigo cyawe washinze, harimo n'ibindi bigo wakoreye. Yego, ijambo ni ryawe. Nibagiwe ahubwo kuvuga yuko ndi umuhuzabikorwa w'ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda. Umuco wo kudahana no kurenganya, ikigo cyacu kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya, kikaba rero cyaravutse tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 muri 1995. Mwumva ko kimaze imyaka 24 kiraho kirwanira ku bibazo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Twakoze amatangazo menshi, twakoze inyandiko nyinshi, twakoze imyigaragambyo itabarika, navuga ni muri za magana, yaba imyigaragambyo yaba sitini. Tumazeho imyaka hafi 9. Ejo bundi mu kwezi kwa 4 tuzaba twujuje imyaka 9 turi kuri sitini. Iyo nayo ni ikigo cyacu kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda, nicyo kicunga, ari nacyo gituma itashoboye gusenyuka nubwo amashyaka aza muri icyo gikorwa cya sitini, nubwo ayo mashyaka yagiye asenyuka agacikamwe ibicishuro nyinshi. Igikorwa cyo nticyahungabanye kubera ko ari société civile, mbese ari centre de lutte contre l'impunité, ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda, aricyo kifite mu maboko. Ntabwo rero yashobora gusenyuka nk'uko n'ibindi bikorwa byose twatangiye bitashoboye gusenyuka. Nibyo urakoze uti ikigo ntago cyaseye, kandi koko turabibona, tuzi kiriya gikorwa cyane cyane kitwa sitini, ni imyigaragambyo mukorera imbere ya ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi, kikaba ari cyo utubwira uti kimaze imyaka 9. Hanyuma rero mu bimwe mu bikorwa mukora harimo ibyo wavuze by'imyigaragambyo, hari ibyo wavuze by'amatangazo, hari n'ibyo byiyongeraho by'amaraporo, ubushakashatsi, mwarangiza mugakora amaraporo. Hari amaraporo menshi cyane mwagiye mwandika bivuga ko bwana Joseph Matata ibi bintu byo kuhohotera abantu no guhotera abantu no kudahana, ibi bintu ni ibintu ukurikirana umunsi ku wundi. Sindibuze kukubwira ngo dusubire muri 1995 ugende utubwira ubwishanyi bwabaye, turabukurikirana. Hari bwinshi twagiye tubona, hari amatangazo mwagiye mukora, hari n'ibyo bikorwa bindi byerekeranye n'ubushakashatsi mwakoze, ariko ndagira ngo nkubaze muri kino gihe tugezemo, ni wowe urareba ukambwira uti kubera ko urabikurikirana ku munsi kundi, ndagira ngo umbwire ese ukurikije uko FPR icyo gihe yari imeze, ko yicaga abantu, n'uyu munsi ubona se igenda yunana muri icumu ku buryo abantu batangira kwigirira ikizere, FPR ubu uyibona ute, na cyane cyane ugereranyije n'aba victime cyangwa se abagenda bazira ubwicanyi bwayo? Ijambo ni ryayo bwana Matata. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. FPR ni umuryango w'abagizi ba nabi. Nongere mbisubiremo, FPR ni umuryango w'abagizi ba nabi baje mu Rwanda bakaza bagabye igitero kimeze nk'icy'amabandi, amafiya ateye banke, bakaza bakabomora banke, bakinjiramo bakica abaturanyi, nako bakica abayobozi b'iyo banke, bakica abakiriya baje muri iyo banke. U Rwanda mbese n'umutse n'uriyeje nka banke, bagasabura amafaranga yose arimo, barangiza bakicara muri banke, noneho bagatumiza abakiriya bakababwira ko aribo babaye propriétaire de la banque. Nuko mbese nicyo kigereranyo mu ijambo rimwe navuga ko ni nk'abajura baje binjira muri banke. U Rwanda n'uriyeje na banke bicaramo, noneho bahinduka ba nyiri banke, bayambura abaturage ba nyirayo, icyo gihugu bacyambura abaturage ba nyiracyo. Ari nacyo gituma ubona birirwa birukana abantu, babica,
babasenyera babambura amazu. Wigeze wumva aho leta izi ikabwira umuntu ngo iyi nzu yawe ikuraha, kandi ari inzu wubatse mu mategeko, ari inzu wubatse mu gihugu cyawe, bakavuga ngo inzu yawe yimure, bakagenda bagafata nk'iriya hoteli ya yuriya muhungu wa Ndamage, Tadeo Ndamage, bakagenda bagakubita hasi ngo ntiyujuje ibyangombwa. Ibyo bibaho. Icyo ni cyo kikwereka, ubwo n'urugero rwa mbere ibyo bakoreye ba Rwigara byose. Ubwo ndagaruka mu kanya mu bapfu, ariko ndimo kwerekana ko FPR nk'uko mbajije icyo kibazo mbwira uti wowe urayibona uti, ni agatsiko k'amabandi nk'uko Evode Uwiringiyimana yabivugaga, na Uwizeyimana yabivugaga, akaba ari agatsiko k'amabandi kaje kakinjira mu gihugu gafashijwe n'andi mabandi mpuzamahanga. Ndabisubiramo sintinya kubivuga, gafashijwe n'andi mabandi mpuzamahanga aboneka mu gihugu cya Amerika, mu gihugu cy'Ubwongereza no muri bihugu by'i Burayi, kuko harimo ibihugu byinshi bishyigikiye bariya bicanyi bo muri FPR. Bikaba ari nacyo gituma abanyarwanda bo bahungiye hose bakurikiranwa na mandadare zidafite aho zihuriye n'ubutabera, ahubwo zihuye n'inyungu z'aka gatsiko k'amabandi. Bagakurikirana nk'umuntu nka Rusatira wakijije Abatutsi aho kugira ngo bicwe, bagakurikirana umuntu nka Padiri Wenceslas Munyeshyaka wakijije abantu 18,000 Abahutu n'Abatutsi bateranye hariya kuri Sainte Famille, bagakurikirana abantu babagizi ba neza bakaba bafunze. Umupadiri utwa Joseph Ndagijimana wakijije abantu muri komine Mukingi hariya mu Byimana, abantu batagira uko bangana, abandi akajya kubahisha mu ngo hirya no hino, abandi akabazana i Kabgayi, agakora amanywa nijoro, akajya gushaka ibiryo za hehe kugera ni Burundi, ari kumwe n'umupadiri utwa Vieko Kurik, wari umupadiri w'umudominikani ukomoka mu gihugu cya Croatie, nawe bishe baje kumwica nawe. Ubwo urumva abantu bose bagiriye neza. Niba Jehova abasenyeri, burya n'abasenyeri bazize ko basanze Kagame yahageze asanga barashoboye guhisha, barashoboye gukingira ikibaba abantu barenga 35,000 hari higanjemo Abatutsi bakomoka muri kariya karere ka Gitarama, harimo n'abari bavuye za Kigali, harimo n'abari baravuye ku Gisenyi, bari baravuye mu gihugu hose, baza bahunga, baza babona ubuhungiro muri eveshe y'Ikabgayi. Ariko wabonye ko Kagame yahageze amaze gufata Kabgayi tariki ya 2, tariki ya 5 yari abishe bose, ku buryo yanishemo n'abihayimana b'Abatutsi nka Singa, ntuza umukuru w'aba Josephite Singa, Yohani Jean Singa, akicamo na ntuza, akicamo Musenyeri Gasabwa nawe wari Umututsi, wabaye icyegera cya Musenyeri André Perudi imyaka irenga 20, arangije yicamo n'umwana Sheja Robert, umwana wa Esperance Mukashema, kandi uwo mwana yari amaze kugirwa imfubyi n'Interahamwe, nazo zari zivanze n'abatekinisiye ba Kagame. Ibintu byo mu Rwanda biteye isoni n'agahinda, ahubwo sinzi igihe ziriya nkotanyi abanyarwanda bazashobora kuzisezerera, noneho bakazicira urubanza rw'ubugizi bwa nabi zakora. Naho ubundi wavuga se ngo bariya nta bategetsi barimo, n'abicanyi gusa, ku buryo na Kagame ubwe aricara agakoresha inama hariya mu mwiherero, warabyumvise ejo bundi, nawe akagaya. Nta na rimwe Kagame arakora inama ashima, aragaya. Kubera iki? Kubera ko atazi ko niba ibintu bigenda nabi, nuko niba umuziki ari mubi muri orchestre, nuko chef d'orchestre aba ari mubi. Ibyo ndagira ngo tubivuge. Kagame niyo chef d'orchestre wa buriya bugizi bwa nabi bw'ubwicanyi. Nicyo gituma rero ikipe ye idashobora kugira ikigeraho, kuko chef d'orchestre yaririmbisha nabi, chef d'orchestre iyo ateye indirimbo mbi, byose biba umwaku, bikaba isupu, nta njyana ishobora kuvamo. Nicyo gituma rero no mu Rwanda ubutegetsi bwabo nta kintu buzageraho uretse gukomeza guhonyora abaturage no kubakenesha no kugurisha ibyo bashoboye kugurisha, biriya byo gufata ibibanza ukabiha abanyamahanga, ugafata ubutaka ukabwamura abanyarwanda ukabuha abanyamahanga, abanyarwanda ukabuza guhinga, ukabuza korora, aho ukazana amafumbire mvaruganda amaze gutera ibibazo bikomeye by'ubuzima mu bantu. Abanyarwanda basigaye barwara indwara batarwaraga mbere. Ibyo nabyo ni ubundi bwicanyi bwazanywe n'inkotanyi. Kera umuntu yicwaga n'inzara, ariko abantu basigaye banishwa no kurya. Wabonye memu n'abari abategetsi bari mu Rwanda, wabonye umubyibuho bafite, n'umubyibuho akenshi anormal, kubera ko akenshi baba barariye ibintu bya McDonald, bya bintu nabyo byo kwigana amahanga, ari nabyo ubona hano byateye indwara yitwa obesite, umubyibuho urengeje kamere, ari nawe ubyara ko imitima ihagarara cyangwa se abantu bakagira ubundi burwayi bunyuranye. N'abanyarwanda bo mu Rwanda za diabete zariyongere. Kubera iki?
kubera kurya kawunga kurya ibintu byahinzwe n'ibyo bya kijyambere n'amaproduit yose bagiye bakura hanze. Ibyo byose rero biri mu rwego rwo kwica abanyarwanda gahoro gahoro, uticishije ifuni isasu bakamwicisha indyo mbi, bakamwicisha inzara, bakamwicisha amavunja, akabyara umwana ugwingiye nawe akarwara bwaki, bose abantu bakagenda bapfa gahoro gahoro. Biriya biri mu bwicanyi bukomeye buruta bw'intera hamwe n'abatekinisiye bakagwame bakoze. Ndumva rwose bibabaje kuba dufite igihugu kiyobowe n'abantu nk'abariya, na Kagame kuriya nawe ahora yigaya, yaba yashobora gusubiza amaso inyuma, ahubwo yakwiye kwegura akareka abanyarwanda bakitoramo abandi bayobozi. Ntabwo babura abanyarwanda, ntabwo ari ibigoryi, ariko we icyo akora atoranya ngo abantu bahamutse, agatoranya abantu batagira ubugabo, batagira ubutwari, kuko bagombye kuba barahanganye nawe bakamusezerera ubwabo. Murakoze. Urakoze cyane bwana Matata. Nibyo ugereranyije u Rwanda na banki, FPR ukayigereranya n'abantu baje gukora burakaje, bakaza bagafata iyo banki bagatangira gusahura. Bivuga ko nyine abari bayo banki cyangwa se nundi wese waba yibitsamo yifitemo imigabane, ugerageje guhagurutsa ijwi uwo nyine abizira. Hari ubwo byo twabigereranya n'ubwicanyi nyine FPR igenda ikorera abanyarwanda bwa buri munsi, ariko cyane cyane uyu munsi ndagira ngo tuze kwibanda ku byerekeranye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko mu kwe byagiye bigaragara nuko sinshidikanya ko hari n'abandi banyarwanda bicwa buri munsi, ariko bivugwa cyane ni abanyarwanda bari mu mashyaka ya politiki cyane cyane, kuko wenda bo bashobora kuba bafite uruvugiro cyangwa se tukaba twarabashije kubamenya, bityo tukabakurikirana umunsi ku wundi, twababura tukamenya ko hari ikibazo cyabaye. Hari umuntu w'umuzungukazi, ngira ngo nkuko bivuze bavuze uti Kagame na agatsiko k'ababanda, ariko hari n'andi mabandi y'abanyamahanga bafatanyije ndetse bakomeje gufatanya. Hari umuzungukazi uherutse kuva mu Rwanda, araza ari igitangaza, yigize igitangaza rwose, ngo yavuganye na Kagame, araza aranshaka, arampamagara turaganira. Nuko njyewe namwemereye ko tuganira, nagira ngo numve mu by'ukuri icyo FPR yamushyizemo, kuko yarambwiraga ati ndashaka kumva umuntu utavuga rumwe na leta, namwe numve version yanyu. Tiko mbona bari abantu bakora ibintu byiza, nubwo mubashinja ko wenda bari abantu bagira igitugu bica abantu, mwebwe muravuga. Namusobanuriye nyine, namweretse ngewe fact, nkuko nawe uvuga uti hari ibimenyetso bifatika, bimwe biri mu maraporo, ibindi biri muri ayo matangazo mugenda mukora, byose umuntu arabyegeranya, ndagenda bimwereka, arayimubwira n'ibyo nihagarariyeho. Noneho icyaje kuntangaza nuko ntago yabashije kuba convaincre, kubera ko yavugaga ko ikintu gikomeye cyane FPR ngo yamubwiye nuko ibyikora byose ari ukwantisipa cyangwa se gutangira ngo abantu bafite umugambi wo kuza gusenya igihugu. Nyakubahwa bwana Matata, uhereye ku ngero zifatika, wavuga ko buriya bwicanyi FPR bukora koko bufite ishingiro, ngo ko hari abantu bashobora kuba bafite gahunda yo gusenya igihugu? Ijambo ni ryawe. Yewe, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. None se uretse kurema kubeshya, reka mfate urugero rworoshye cyane ko Kagame yararwivugiye ejo. Nibwo bwa mbere Kagame, nako sinavanga, nibwo bwa mbere ko amaze no kwica Karejyana aho yarabyigambye, ariko nk'ejo bundi mu mwiherero yabeshya abanyarwanda, bigaragaza agasuzuguro afite abanyarwanda. Yaba yari umuntu wubaha abanyarwanda yashobora no kubabwiza ukuri, ariko Kagame asuzugura abanyarwanda cyane, akabafata nk'ari abana b'ibitambambuga cyangwa ko ari abantu b'ibigoryi batagira ubwonko, akababeshya ku mugaragaro. Iyo ubona ahagarara imbere y'abayobozi bangana kuri, akababeshya ari perezida w'igihugu, kuko abona ko hari umuntu n'umwe ushaka kumwubaha. Nta muntu n'umwe ushaka kumwubaha. Hari umuhungu Kasiyani nta muhanga, niwe uzi kubona amagambo meza bivuga ati Kagame yarangije kwiyubaha ni uko yarangije gusara, yarangije guta umutwe. Urumva? Kandi koko nibyo, ntabwo wakwica abantu bangana kuriya ngo bige. Icyo nashaka kuvuga ni, ndafata urugero rwa Sendashonga yari muri guverinoma ya Kagame. Kagame yararagiwe agiye muri Kenya, umudamu we Siriyaka yabitanzemo ubuhamya kuri radiyo ya Tarisisi Semana. Urumva? Kuri radiyo umunyamakuru yabitanze. Sendashonga nanjye nari mu Rwanda. Sendashonga ari mu bantu bamfashije, kuko n'umuryango wanjye yawuhaye za pasiporo bashobora kuvayo, kubera ko yari amaze kubona nyine ko ntaho bigana. Urumva? Njyewe nahunze tariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri muri 1995, niho navuye mu Rwanda i Kigali, nje kwandika igitabo no gukora filime yari iriho yitwa Genocide, yitwa ngo Maudit soit les yeux fermés.
nuko naje ari umudamu wakoraga mu Faransa wakoraga muri MSF azana n'umuntu uzi gukora amafilme yitwa Frederic Lafont baraza bafata za image niyo filme ya mbere yagaragaye mu kwezi kwa 9 muri 1995 ivuga ukuntu mu Rwanda bisha abantu ariko harimo umugabo witwa Sanzuera François Xavier nanjye n'uwo mudamu wo muri MSF donc harimo umuntu wo muri droit de l'homme hakaba umuntu w'umucamanza icyo gihe ari procureur wa Kigali hakaba n'umuntu wo muri service humanitaire donc navuga ko twari abavedete batatu muri iyo filime yitwa Maudit soit les yeux fermés hari igitabo cyayo hari na filime ubwayo ariko ibyo bintu byose ntabwo inkotanyi zishobora kubitungutsa ngo zinabyerekane n'aya maradiyo yabo y'ibi bihugu bibashyigikiye birimo udutsiko tw'amabandi natwo tujya kwiba muri Kongo ibyo bintu barabihishahisha ariko ayo mafilime arahari kuko niyo yasohotse bwa mbere bahita bayasisibiranya kubera ko twavugaga ko n'inkotanyi zisha abantu ko inkotanyi zifunze abantu buzuye za gereza akaba ari uburyo bumeze nka camp de concentration akaba arimo muri gereza hafi y'abantu bagitagira umubare bashobora no kurusha ubwinshi abapfuye muri jenoside abantu bapfiriye muri za gereza za Kagame cyangwa bakafatwa bakavuga ngo bagiye kubafungira aha bakaburirwa irengero ni benshi cyane ntabwo babarika bagera muri za ibihumbi magana n'amagana umunsi twabaruye u Rwanda uzasanga u Rwanda bizira miliyoni 12 bavuga atarizo icyo rero nashaka kuvuga nuko ubwicanyi bwa FPR uwo mudamu mwaganiriye akavuga ngo ntabyemera nuko abantu bo mu nkotanyi nibo bantu ba mbere bazi kubeshya n'abahanga nabise ko nigeze gukora inyandiko yitwa ngo l'art de mentir n'abahanga ku buryo bagera igihe n'ubugizi bwabo bwa nabi babubonera ibisobanuro by'ikinyoma nk'umuntu w'umuzungu nk'uwo baba barangije nyine kwereka amagufa y'abantu hariya avanze y'abahutu n'abatutsi bagiye bashyira hirya no hino mu nzibutso bakamwakira neza rimwe na rimwe bakanamuzimana ntabwo tuyobewe uko bazimana hari i Kigali n'amafiya zose hano tuzi uko zizimana uwo badahaye amafaranga bamuha abagore cyangwa abagabo byose bigaterwa simvoye no ko ngo ariko bamukoreye ariko dusanzwe tuzi ko ariko mafiya zikora mafiya zifata umuntu zikamukuramo ubwonko zikamwakira mu buryo mbese atumutwe noneho urugero ngiye kuba FPR ntabwo yica umuntu ngo ivuga ngo irakumira umuntu uzaza gusenya ibyubatse none se umuntu umaze gusenya ibyubatse mu Rwanda urusha Kagame n'agatsiko kabicanye ninde wisha abantu b'ingirakamaro kasetse ndashonga ninde wisha abantu b'abahutu inkotanyi zari zarabeshye ngo bajyane mu butegetsi bajye muri parlement bajye mu ntuza kandi abahutu n'abatutsi ngiye kuguha ingero nkeya zikwereka yuko FPR uko bavuye i Buganda arabicaye bavuye i Buganda bishe nako abaopoza bo mu Buganda ariko gahunda hari abantu wari wabona hano mu Burayi wari wabona umwopoza umuntu utavuga rumwe n'Ubugande wari wabona hano mu Burayi ngiye nazengurutse ibihugu byinshi bya hano by'Uburayi bya Union Européenne ntabwo nabona habaye imyigaragambyo cyangwa ngo mure n'umuntu ambwire ko ari hano poza mu Uganda ntabwo nabona ni ukuvuga rero ko abaopoza b'Abagande Kagame yavuye i Buganda bishe none haraza ageze mu Rwanda nawe atangira kubica ahera no kuba kubari muri FPR abari muri FPR tuzabashakira wenda umwanya wo kubagaruka kuko ntateguye liste yabo ariko Ruzibiza yagiye abavuga mu gitabo cye ariko nanjye harabo ushobora kubona kandi n'aba bose bahunze Ruzibiza buriya yapfuye yararimo kwandika igitabo ntashoboye kubonera kopi yararimo kwandika igitabo noneho cy'abantu bo muri FPR bishwe na Kagame n'agatsiko kabi k'amabandi urumva uko rero navuga yuko ibyo babwiye uwo mugore mwaganiriye baramubeshye none se setse ndashonga mbere kugira ngo ave muri guverinoma yandikiye Kagame amabarwa 700 ubwo nuko amabarwa 2 ku munsi mu mezi 13 kuko guverinoma yabo yamaze umwaka n'ukwezi kumwe urumva wasobanura ute yuko umuminisitiri mugenzi wawe akwandikira Kagame yari minisitiri wa defense akaba na vice president poste yashyizeho umwanya yashyizeho utari mu masezerano arusha kugira ngo abone nyine ko abangamira Pasteur Bizimungu yari amaze gushyiraho ku ngufu ubundi abayoboke bo muri FPR abayoboke bo muri FPR inkotanyi bari barateganije ko bazashyiraho cette nation
ko niba babonaga ari umuntu muzima ari umuntu utazajya mu bintu by'ubwicanyi. Kagame yaravuye i Bugande bazi ko ari pirato, ntabwo rero bamwizeraga. Bariya bose ba Patrick Mazimpaka babihozagara bifuza ko hajyaho perezida w'umusivili utazajya mu basirikare ngo abashumurize yica abanyarwanda n'abandi bo. Nuko byatangiye. Sendashonga rero bamuhaye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu arakora koko. Muri uko gukora afata amaraporo yose yavaga mu makomine ababurugumesitiri. Icyo gihe bamwe hari ababurugumesitiri bari bariho b'abahutu, Kagame yaratari yashyiraho abandi ajya kuza ubwonko inasho, yamaze kubajyana akabacura bufuna akabakoresha iyicarubozo. Burya ruzi ko mu mwiherero ya FPR bya bindi bavuga ngo bagiye guforoma abantu ko ari ukujya kubatorutira. Ngira ngo mwigeze kubibona hari umwana w'umukobwa barimo kugaragura mu byondo. Urumva abayobozi bo baragenda bakabahamura neza ku buryo abantu bavayo barabaye ibikangi. Ngira ngo nicyo gituma ubona Kagame iyo bahagaze imbere hariya mu mwiherero bose ubona bakanuye amaso, nta muntu n'umwe ufite umutima mu nda, bose baba bakanuye amaso bagaseka nk'abantu bapfuye. Ni ukumwenyura bakerekana amenyo ariko nta kanyamuneza kaba karimo, ni ku ngufu urabibona, ibyo bita sourire forcé. Urumva ni grimace bakora, ntabwo ari uguseka, c'est pas des sourires, ce sont des grimaces. Kubera iki? Kubera iterabwoba baba barashyizeho. Kandi ko none se wamara kwica nka Sendashonga wabajiye mu nama ya guverinoma, wamara gutuma bantuza abaminisitiri bamaze guhunga ni benshi cyane, ntabwo wenda turi barondora uyu munsi tugiye kuvuga abishwe. Urumva Sendashonga yanditse amarwa 700. Ubwo se yandika amarwa 700 atari ku neza y'igihugu? Minisitiri yanditse nta zindi ntwaro Kagame nako Sendashonga yari afite, yarabanje yandikira mugenzi we ushinzwe igisirikare n'igipolisi, amubwira ati abaturage mwabamaze, ababwira ati mwagiye mu mazu y'abantu baza mukabica. Ayo mabarwa yose Sendashonga yarayanditse, amarwa 700. Kagame nigeze asubiza. Noneho umunsi Kagame nako Sendashonga abajije ikibazo atari ko amarwa yose nanditse angana atya ko tutigeze dukora inama y'umutekano kandi abaturage mu gihugu bagipfa. None se abaturage bose inkotanyi zari zirimo kwica ko zari zikomereje jenoside ntabwo yigeze ihagarara kugeza n'uyu munsi. Kagame yari yakomeje jenoside icyo gihe, Sendashonga barananiranwa, twagira mu ngo barananiranwa, yewe na Alphonse Nkubito wari minisitiri de la justice nawe barananiranwa. Ariko mbere yuko bica Sendashonga, minisitiri Nkubito, Alphonse Nkubito bamusanze mu gitanda cye yapfuye, nta muntu n'umwe wigeze amenya icyamwishe. Nawe abantu bakeka ko bamunize kubera ko nawe yazanaga amaraso mu kanwa nk'uyu muhungu Mutuyimana Anselme, nawe nuko yazanaga amaraso mu kanwa. Bigaragara ko muri uko kumuniga hari ikintu bari bishe cyangwa bari bamubononye mu nda, noneho amaraso agatunguka mu kanwa. Urumva nuriya nawe niko numvise bavuga ko ariko bamubonye umurambo niko wari umeze. Urumva donc ni ukuvuga yuko rero Kagame ubwicanyi yabukoze kuva kera, ntabwo ari ukuvuga ngo uwo mugore baramubeshye uzongera umushake unamwandikire ibintu mwavuganye byo guhera mu magambo, umwandikire umuha amaraporo ubitegure byose. Kagame ni umwicanyi, n'umugore we n'abana ashobora kuzabica nibatareba neza kuko ni umurwayi. Umuntu wica n'abantu badafite icyo bamutwaye, nk'uriya mwana Mutuyimana arazira ibitekerezo bye, aje akurikira abangahe bazira ibitekerezo byabo, aribo ngiye kugeza kurondora hano. Burya mbere yo kwica Sendashonga muri 1998 babanje kwica umudepite w'umututsi witwa Burakari Evariste, akaba yari umudepite ukomoka i Rutare, akaba ari umudepite wabaye burugumesitiri wa komine Rutare, waje kubwira abantu bo mu nkotanyi ko bakoze nabo jenoside. Icyo gihe bari bavuze ngo jenoside y'abatutsi, arababwira atari ko jenoside se y'abatutsi ko mwari muyirimo na jenoside y'abahutu nayo mukaba muyirimo, muravuga iki? Yari umuntu ukunda kubapinga kubera ko yari yarabonye arabicanye gusa. Mbese yari umuntu umeze nka Rwisereka, uretse ko icyo gihe Rwisereka we yatari yigaragaza cyane. Ariko uyu mudepite Burakari Evariste bamwishe tariki ya 16 z'ukwa mbere muri 1997. Urumva ni imbere ya Sendashonga. None se nawe yari afite ingabo ko yari mu gihugu imbere, ari no muri parlement, ari depite muzima wuzuye. Ubwo uyu niwe bishe mbere, depite Burakari Evariste. Noneho muri 1996 bakurikizaho depite Rizinde Theoneste, nawe wari umaze kubacika kubera ko yari amaze kubona bakomeje kwica abantu. Uyu depite Rizinde Theoneste bamwishe muri 1996 mbere gatoya yuko bica, bamwishe tariki ya 6 z'ukwa 10
muri 1996 noneho mugenzi we uyu Burakari Strato nako Burakari Evariste yari inshuti ye magara kuko Rizinde yari ameze nka prefe w'icyo gice bari bamaze gufata noneho uyu Evariste Burakari akaba yari burugumesitiri w'ako gace ka w'iyo komine ya Ruciro donc bagiye bashyiraho abategetsi abayobozi abo navuga abayobozi b'agateganyo uyu rero bamaze kumwica urumva bamwishe akurikirana na depute Rizinde wari umaze gutorokera wari umaze guhungira muri Kenya abo se abantu babiri bose b'abanyamuryango ba FPR ubu se abo bantu hari ubusobozi bari basohokanye kuko kuvuga ngo bagiye gutera u Rwanda uyu Burakari yari depute mu gihugu imbere baramurashe gutya bamusanze mu kabari baramurasa bacishije binjira mu iduka mu kabutiki yanyweragamo byeri baramurasa barangije batinda kumujyana kwa muganga bamujyana i Kigali bakora biguru ntege agera y'amaraso amaze kumushiramo ubundi bari bamurasha amaguru batamurashe mu cico donc yaje kupfa kugira ngo nyine amaraso amushiremo birangiye urumva uyu nguyu bamwishe kubera iki kubera ko yajyaga babwiza ukuri nawe yari yahindutse hano poza nubwo yari depute wa PL w'ishyaka Parti Liberal uyu Rizinde Theoneste yari depute w'ishyaka rya FPR akaba yarabaye no mu ngabo za FPR barwana undi muntu bishe nawe mu buryo bwihuse nawe bamuhora yuko yabapingaga ni perezida wa conseil d'etat witwaga Nkezabaganwa Vincent we yari umusivili ariko nawe yari i Kigali none se bamwisha nawe yateguye ingabo ko yari perezida wa conseil d'etat nawe ari mu butegetsi bwa Kagame ariko bamwishe kubera iki bazanye itegeko ryo kugira ngo bajye bafunga abantu uretse ko bamaze kumwica iryo tegeko ryarahise nyine birumvikana ko bamusimbuye nyine babonye nyine rya jisho rya bihehe ubwo hasigaye bakajya basinya ibintu byose Kagame ashaka yaramaze kwanga itegeko ryo kugira yaramaze kwanga itegeko ryo gufunga abantu burundu ya minsi batayubahiriza nubwo ariko byari byo bakora uhoro noneho baranabanyereza ntibaboneke ariko ni indwara bavanye i Bugande bo kujya babeshya bavuye i Bugande arabicanyi baraza bafata igihugu ubu bakijera nka banke yabo bakica bakambura abantu bakajya ku makonti bagatwara amafaranga yewe tuzakoraho ibiganiro byinshi by'aya mabandi kuvuga ko u Rwanda rufite abategetsi nk'aba biteye isoni n'isese umunyarwanda wese yarakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo agatsiko k'amabandi n'abicanyi n'ababeshyi kaveho urumva aba bantu bapfuye wavuga se ko aba bantu bapfuye bagize gute noneho rero aba opoza bamaze gupfa bo bamaze kuba benshi cyane sinzi niba ari bo mvugaho nonaha cyangwa niba nkure kukabanza ukambaza ikibazo kugira ngo wenda ntaza kurengera urakoze cyane kugira ngo tutaza gutinda cyane kuko ubwicanyi bwa FPR ni burebure cyane ndagira ngo noneho turebe cyane ibitwegereye ndavuga wenda tudasubiye cyane muri za 1995 1998 mbabarire urabona mu mwaka wa 2003 Faustin Twagiramungu yasubiye mu Rwanda agiye kwiyamamaza we akurikije ibyo yakurikiranye ndetse n'abakurikiranye by'amatora bemeza ko Faustin Twagiramungu yari yatsinze amatora yatsinze Kagame icyakora atinya umutekano we arahunga mwaka wa 2010 Ingabire Victoire yagiye mu Rwanda nawe agiye guharanira ko abanyarwanda bakwitorera ababayobora ndetse avuga ati inzira y'amahoro niyo tukwiye gushyira imbere kugira ngo igihugu cyacu kizayoborwe mu mahoro no mu mutekano uzi ko yarafunzwe bamukata imyaka 8 nyuma mu kujurira bamukatira 15 nyuma baza kumufungura ariko nyuma yaho urabona ko ameze nkaho nta bw'inyagamburira afite bamaze kumufungura uziko bamufungwanye n'umuhanzi Kizito Mihigo ndetse na nyuma yaho gatoya baza gufungura umwari Diane Rwigara barafungura abantu bagati itekereza bati wenda cyabari kizere ko urubuga rwa politiki rugiye gufungurwa ariko icyakurikiye nuko uwungirije Ingabire Victoire bwana Twagirimana Boniface yaburiwe irengero bikaba ari ikintu gishya cyane kubona umuntu uri mu maboko ya leta ari leta imufite ivuga ngo umuntu yaburiwe irengero kandi ubuhamya bwose bwerekana ko imodoka ya leta yo yamutwaye nyuma yaho ejo mundi nanone wabonye uwari assistant cyangwa se aide wa Victoire Ingabire ngira ngo kanya waye nkubikomozaho Anselme Mutuyimana nawe basanze abaturage basanze ahantu yanigiwe yishwe ibi bintu uko ubona byongeye gusa nibigaruka ukabona bari kwibasira cyane aba bantu ndetse bo badafite naho bahuriye n'ibyo byaha wenda bandi bagiye babashinja
ugasanga ari abana bakiri batoya nka Mutuyimana ndibutsa ko afite imyaka 30 umuntu ufite imyaka 30 no kuvuga ko mu byukuri na genocide yabaye ingira ngo ataravuka 30 ubwo nuko yavutse muri 89 urumva muri genocide we yari afite imyaka nk'itanu ine gutyo none nyakubaha Matata mwahamwe mukurikirana umunsi ku wundi ibi bintu mubivugaho iki koko bimaze gute kurenza urugero abantu bakoshobora kwihanganira ijambo ni ryawe urakoze kumbaza icyo kibazo Kagame yavuye Bugande bamwita Pilato rero niba ubizi niba afashe umwana w'Imana Yezu aramubambisha arapfa umuntu watinyitse kwica umwana w'Imana ubwo urabyumva nyine Kagame rero nawe yavuye Bugande yarakuyagaho kunyo ahubwo abantu bamutoranije abantu bamuduhaye abantu batumye Kagame agera ku butegetsi akaba perezida akakora ibintu nka biri amaze kwica abagenzi be bakayitare intare batinya amaze kwica ba Fred Rwigema nkuko njya numva abasirikare ba FPR babivuga bamara bose bavuga ko Kagame ari wishe ba Rwigema n'abagenzi be bandi babasirikare Kagame n'umwicanyi wujuje ibyangombwa agatsiko bicanaga i Bugande baragatahanye ariko karimo abo bose bakoze muri babwicanyi bavugamo bakayumba barwahama Jackson bakarenzi Karake abo bose n'abantu bakoranye na Kagame ariko bavuye Bugande n'ubundi basanzwe barabicanyi baraza bagera hariya nanone bakomeza ibintu by'ubwicanyi noneho abagiye bahunga bavamo bakaregera bakayumba barahunga n'abasirikare benshi barahunga ariko hari abantu b'umwimerere babicanyi bagumye i Kigali bari ba Jacques Nziza ba Dani Munyuza bisha abantu ibyumba kuri stade bakubwiye ko stade baje kwica abantu hafi batari munsi y'ibihumbi 200 bica byumba yose bayica bayirangiza nukuvuga ko bari abantu banyweye amaraso y'umuntu anyweye amaraso ameze nk'umuntu wanyweye drogue ni nk'urumogi bo urumogi rwa ba Kagame bagacinya ba Jackson Rwahama ba Jacques Nziza abo bakarenzi bose bagiye mu bwicanyi ba Dani Munyuza n'utundi dusiko twabicanye bato ba udahemuka baka ni benshi cyane abicanyi babo ntabwo wabarondora bafashe none n'urubyiruko abasirikare bashasha bagiyemo nabo babatoza kwicana Kagame umusirikare yemera n'umwicanyi nta na rimwe ashobora kwemera umuntu muzima umuntu w'inyangamugayo umuntu ugwaya neza umuntu ufite ubumuntu umuntu ufite n'ubuntu ku mutima uwazira Kagame aramuzira abashaka inyamaswa zimeze nkabo ibi rero by'uko ubwicanyi bw'inkotanyi bumaze gukabyo nuko baraje bavi Bugande bica baraza barica barangije bacuruza genocide ndabisubiramo gucuruza genocide nacyo ni ikindi gisebo ubona umuntu acuruza urupfu rw'abantu amagufa yabo akayashyira hariya nk'ari ibicuruzwa akirwa yandagaza ikiremwa muntu kuko undi umuntu yapfuye baramushyingura ubwo rero Kagame ageze igihe afite ubwoba ko abana yasanze mu Rwanda afite imyaka 5 nk'aba ba Mutuyimana bamuhagurukana ntacyo batakoze Mutuyimana yafunzwe imyaka 6 azira ubusa bavuga yuko ngo yashatse kugumura rubanda aba bana babafunze bakoranye inama rimwe gusa ntuzagiye kubareba abantu bose ari abikarongi ari nabo ku Gisenyi abantu bose Sylvain Sibomana yari yagiye kureba Sylvain Sibomana nawe ari muri prison ubaje ngo nawe bazamwica bavuga ngo yatorotse urumva donc bari abantu nabicanyi nkuko Kasiyani nta muhanga kunda kubivuga amaraso yabahomye umutima ku buryo batakimenya n'ikinyoma babeshya uretse nk'ibyo babeshya abazungu nk'uwo muzungu wagiye bakamubeshya bakavuga ngo umuntu bica ngo wabateganya ngo bateganya umuntu bica kuki batamufunga niba ari umuntu uri bukore nabi ubu Ben Laden cyangwa abantu b'abayislamiste ntago bafunzwe ntibari muri prison abanazi bisha abayahudi ntago babafunze barabishe barabafunze abagomba kuba kwicwa baricwa ariko babakatirwa igihano cyo gupfa n'inkiko ntago bafasha abantu ngo bice guta Kagame rero kwica umwana w'umunyururu baramufata yatorotse bakica wagira ngo nta kindi kintu Kagame abakeneye tasi y'amaraso yo kunywa buri segonda akaba akeneye amaraso angana gutya urumva kameze nk'ikirura nicyo kinywa amaraso ni ibintu bikabije njye nsigaye mbura amagambo yo kuvuga ubwishanyi bw'abari abavandimwe bacu bo mu nkotanyi umuntu yibaza niba atari inyamaswa zambaye ishusho ry'abantu kuko ntabwo umuntu Imana yaremye mu ishusho ryayo ashobora gukora ibintu nka biriya by'inkotanyi ngo bishoboke keretse rero niba ari abazimu b'abanazi bapfuye gutyo gahoro bakagenda bavukira mu Rwanda noneho natwe tukabona abicanyi ari abanazi bagarutse bambaye ishusho ry'abanyarwanda babaye abirabura kandi barapfuye ari abazungu
kuko iby'amashitani na za roho wenda tuzabigarukaho ikindi gihe. Ni ikiganiro cyiza cyane, mufite hano ibitabo bigera kuri 20 bivuga iby'ubuzima ubuzima umuntu abaho nyuma y'urupfu. Icyo rero nashaka kugarukaho, kwica abatavuga rumwe nabo nubwo Kagame amaze kugera igihe atinya n'abana yasanze bafite imyaka 5 nk'aba Bamutuyimana, aba Batwagirimana Boniface. Kagame agera mu Rwanda yasanze bakiri bato. Urumva hari abantu bakuru abo maze kuvuga yishe, abo ba Burakare barite yari umugabo w'umututsi, yari n'umututsi wacitse ku icumu, ariko Kagame yatinye kumwica kubera gusa ko yavuze ati murimo kuvuga ngo genocide mwebwe iyo mwakoze iroroshye. Kubera iki? Igihe ari burugumesi wa Rutare batsembye abaturage bo muri Rutare ku bwinshi. Biriya tujya tuvuga yuko inkotanyi zakoze genocide y'abahutu zigatera inyo hejuru, bagatera inyo hejuru se bayoboye ubwicanyi bakoze. Kubona igihe batwika imirambo nk'abanazi bo kwa Hitler niwe wishe abayahudi kugira ngo nyine ashobore guhisha imirambo, arabatwika. Nabwo biranga birananirana. Za force bataburiye mwana zibonye, mujya mubona za filime documentaire bakoze zivuga iby'urupfu rw'abayahudi. Ariko ubu Kagame yagiye muri Israel aragenda abayahudi ababeshya nk'uwo mugore mwahuye avuye mu Rwanda, ajya kubabeshya gutyo nta soni bafite. Urumva unuba abayahudi iyo babonye Kagame nyine ngo bamufata nk'umuntu w'ikigirwamana, bamufata nk'umuntu mwiza, kandi nawe ari umunazi w'umunwari gusa wahinduye ibara. Kandi serivisi za enseignement serivisi z'abatasizi z'Abisirayeli zirabizi. Ariko kubera nyine ko bafatanya kwiga muri Kongo, Israel nayo yagiye muri icyo kigari. Ari nacyo gituma ubona amashyirahamwe y'abayahudi akenshi hano bagerageza kuyaduteza ngo atumerere nabi, ngo avuga yuko ngo dupfobye genocide. Kubera iki? Kubera kubabeshya. Ikinyoma cyahawe intebe, Kagame aragicuruza, arakibunza, akijyana ahantu hose. Ubu rero birababaje ko aba bantu bo muri FDI byonyine aribo nibanzeho. FDI imaze gupfusha abantu bangana iki? Guhera mu mwaka wa 2016 abantu bo muri FDI bamaze gupfa ntibababara. Urumva, reka duhere tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2016 bafashe Madame Iriminiragenda, wari umuntu w'inkoramutima ya Victoire Ingabire, wajyaga mugemurira akaza bakaganira iby'abagore. Nka Victoire Ingabire akamutuma nk'udukoresho two mu twa kidamu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva, akamumenyera kumutekere ibijyanye n'ubuzima bwe. Ibyo byose Madame Iragena yagejeje kubikora. Uko byagenze murabibona, baramutwaye arabura guhera kuri tariki ya 26 mu 2016. Kandi ntabwo yaburiye rimwe, ntabwo bamutwaye wenyine, batwaye n'uriya mukobwa Gasenga Leonira uri muri gereza nawe nuko. Bare Onira uri muri gereza, bariya bose ni abantu baje mu ntuza, baje mu ishyaka rya FDI, basa ari urubyiruko baziye rimwe, bamwe bakiri no mu ishuri cyangwa bakirangiza amashuri yabo baraza. Ubwo rero Kagame afite nibwo butuma yica abantu nk'abo. Uyu mubyeyi Iriminiragenda nawe bavuga ko ari umututsi, nawe afite amaraso y'Abatutsi, akaba akomoka Kibungo. Nyina umubyara nawe navuga ko nawe yari afite ayo maraso, kuko inkotanyi zije kumutemera urutoki yarabyanze bajya no kumufunga. Urumva rero ko ari umuryango urimo abantu batemera kurengana, batemera akarengane. Urumva, nyina ntabwo muzi, ariko ayo makuru nayamenye ari uko umukobwa bamaze kumunyereza. Urumva, hari Habarugira Damascene nawe yari umusore nawe ukiri muto ufite utwana 3, nawe bamwishe tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2017 mbere yuko biyamamaza. Mbese Kagame wagira ngo yamuterekereje kugira ngo abone amaraso yo guhahari imandwa ze n'amashitani, kugira ngo wenda azatsinde, ngo azamufashe mu kunyanganya amatora, mu gufifika amatora. Nuko byagenze. Ubwo nyuma yaho Boniface Twagirimana bamukuye muri prison, barabeshya ngo yatorotse, ariko baramutwaye bajya kumwica. Ubwo batari bamugaragaza kimwe na Iriminiragenda, nawe wenda nitubona kanya mu kiganiro cy'ubutaha nzababwira uko babigenza, kuko bari abantu nta muhanga barokotse ubwishanyi bwabo. Aba bose baniyo mugabo bagiye bakabura, baragenda bagafata umuntu bakamuhondagura, ukagira ngo ni icyuma kandi nacyo uragihonda kikagoramo. Baragenda bagafata umuntu bagahondagura, akamera nka wa musaza Kagango Sharire biciye muri prison y'Ikibungo bamuhondagura, ari nawe navuze ko wabaye imbarutso yo kugira ngo nze
kuza kurwanya akarengane nivuye inyuma, akaba ari izo mbaraga nyine aho nazikuye aho ngaho. Aba rero batatu bakurikiwe n'uyu wa kane Anselme Mutuyimana. Ababyeyi be bamwishe izina ryiza cyane, bamutuyimana ko natwe abanyarwanda baramudutuye kuko atubereye igitambo Mutuyimana. Imana iramwishubije anyuze mu maboko y'abagome. Ariko nagira ngo mbabwire ko abishe Mutuyimana, ndagira ngo mbahe ubutumwa muri iki kiganiro, kubera ko nicyo cya mbere nkoze ku maradiyo, kuba bakwicira uriya mwana w'umusore, uriya mwana w'intwari uzandikwa mu mateka y'u Rwanda kimwe n'abandi bose bapfuye ari ibitambo bya demokarasi. Uyu mwana Mutuyimana baramufunze imyaka 6, ariko avuye muri gereza bashaka kugira ngo bamukore nyine nk'ibyo bagiye bakorera abandi, arabyanga. Buriya bashobora kuba banamusabye ngo ajye kuroga cyangwa ajye kureba ukuntu yahemukira cyangwa yahitana Madamu Victoire Ingabire, kandi n'ubundi yabikora n'ubundi nawe bari kumurangiza. Ubundi sukira ko aba bose Kagame ashora mu bwicanyi nk'uko bihora bivugwa n'abamuzi nka ba Marara n'aba ba Munyandinda. Kagame yamaze kugukoresha mu bwicanyi nawe arakwica. Nagira ngo mbwire ko abishe Mutuyimana nabo ntibamara kabiri badapfuye, bazaba bishwe nande n'uwabatumye kujya kwica Mutuyimana. Ko Kagame bari abantu bose yakoresheje mu bwicanyi, mu bugizi bwa nabi, bose nta numwe azasigaza. Urabona ko n'abamurinze ba Rusagara, ba Tomu by'abagamba, bose urabona aho bageze. Hari n'abandi benshi cyane tutatumenya amazina yabo. Ariko Kagame akunda kwica urubyiruko, wagira ngo arabarya, kuko umuntu ujya kwica akica umuntu ukiri muto ngo abagira ngo ahari, wagira ngo nyine abashaka nk'itungo nyine rimeze neza. Abanyarwanda bagize amatungo ye yica igihe ashakiye, akabaga, akica, akaniga, akagira ngo. Ariko birababaje, ugasanga mu by'ukuri abantu bane nibyo koko birababaje, kandi urumva biracyakomeza, kandi hari n'abo tutamenya. Ndagira ngo ntago byoroshye kugira ngo umuntu akore ikiganiro kuri buriya bwicanyi, cyane cyane ko ari ibintu bimaze kurenza urugero. Ndagira ngo mu gusoza mu minota itarenze 10 utugezeho uko mwateguye igikorwa cyo kujya kwigaragambya cyane cyane mwamagana urupfu rwakorewe uriya mwana Mutuyimana Anselme. Igikorwa cyo kugira ngo dufite sitini ziba zaratangiye uruhushya rukaba ruhari. Ntabwo twakwaka uruhushya rwa kabiri kubera ko ari komini imwe n'abapolisi bamwe. Icyo nge nakoze, namenyesheje ubuyobozi bwa polisi n'ubuyobozi bwa komine ya FPR irimo icyicaro cya ambasade y'u Rwanda iri kuri Avenue de Fleurs numero 1 aho bizabera. Ariko tukaba turi kuri Chaussée de Turiverne, ushaka kutubura, tuba turi ahantu hagaragara neza. Wagira ngo Habyarimana ajya kubaka iri ambasade Nyankunda kubitangamo igiparu, wagira ngo Habyarimana ajya kubaka iri ambasade akayubaka ku rurembo nka ruriya. Yabikoze agira ngo yarazi neza ko tuzaruha tukajya ku Karubanda tukahirwa. Hari ahantu haca imodoka nyinshi cyane, ku buryo abantu bose amaze guca imodoka ibihumbi tutabara. Abantu babonye iriya sitini bagasoma ibyanditseho, bakabona amashusho ya Victoire Ingabire, bakabona amashusho ya Deogratias Mushayidi, bakabona amashusho ya Theoneste Nitegeka, bakabona amashusho ya Ntaganda Bernard. Abo bantu biri mu mutwe, barayafashe mu mutwe. Abahanyura n'imodoka benshi bavuza amahoni kugira ngo badusuhuze, wagira ngo bamenye akaga turimo, nabo barabimenye. Abanyura muri tram, hanyura tram nazo zinyuramo abantu ibihumbi n'ibihumbi ku munsi. Ibyo byose bigaragariza ko nta yindi ambasade n'imwe ifite imyigaragambyo imbere yayo uretse ambasade y'u Rwanda iyobowe n'agatsiko k'abicanyi, amabandi n'ababeshyi. Bikaba rero bigaragaza yuko ejo igikorwa cyo kugira ngo abantu bazaze, twabatumiye mu masaa 6, bazaza baje mbese kugira ngo ubundi sitini ntabwo igomba kurenza abantu 20. Ariko kubera igikorwa nyine cy'ubunyamaswa cyakozwe n'abicanyi ba Kagame ejo bundi bicuriye mwana w'umusore w'imyaka 30, abantu bo muri FPR badusabye ko saa 6 aho kugira ngo bazajye kuri ka sandwich kabo, bazajye kuri ibiryo bya saa 6 muri restaurant, bazazana akagati kabo bakarire hari imbere y'ambasade, kugira ngo berekane agahinda no kugira ngo bahe gasopo Kagame ko abanyarwanda batabyarira icumu rya Kagame. Ntabwo abanyarwanda babyarira kugira ngo Kagame yirwa yica abana babo. Urumva
ibyo bintu Kagame akwiye kubireka nawe yarabyaye ariko abanyarwanda baramutse badukiye mu bana bakabica abana be bakoze mu cyuma kuki Kagame atareba urubyaro kuki ejo bundi yarashingiye ejo bundi azagira abuzukuru aragira ngo abana be n'abuzukuru be bazahigwe bukwari bahigwa n'abo yakoze mu nda ntabwo mwifuriza ko ari umwana wa Kagame wazapfa wazicwa azize ubwicanyi n'ubunyamaswa bwa se umubya ubujura bwe n'ibiki byose ari abanyekongo ari abarundi ubu Kagame noneho yongeyeho n'abaganda Kagame abantu bamwifuriza na abantu bashaka kumuhora bamushyikira ntabwo babarika ni nacyo gituma mvuga ko nta bwenge afite na buke nta muntu washaka abanzi bangana gutya ngo ajye abongera buri munsi ngo bishoboke nuko mu mutwe aba afite mu mutwe hadakomeye ngewe uko mbibona rero ejo igikorwa kirahari cy'abantu bazaza kongera abandi kuri sitade ntabwo bazaba ari benshi cyane niyo baba benshi kandi nta kibazo tuzabashera Kagame igikorwa cyo kuri ambasade hariya cya sitini cyatangiye ari uko Victoire Ingabire yaraye bwa mbere muri gereza tariki ya 21 kugeza tariki ya 22 z'ukwa kane umwaka wa 2010 icyo gihe dushyiraho ya sitini kuva icyo gihe kugeza uyu munsi dusaba ko afungura imfungwa zose za politike agafungura urubuga batavuga rumwe bakabona aho bavugira kandi ntibazire ibitekerezo byabo uyu mwana ubwo nawe azavuga ko uyu mwana yari yakoze ingabo uyu mwana se bafashe none se ko numva ngo bigeze gufata abateye amagrenade mu mujyi wa Kigali boherejwe ngo ntuzana ngo na Patrick Karegeya na Kayumba Nyamwasa abo bantu sinumva ngo bagiye kubaburanisha baraberekana ngo banemera ko bateye amagrenade ariko amagrenade nk'uko twabibwiwe na nta muhanga Kasiyani amagrenade ni Kagame uyatera ni nk'uko n'ubeje mu gitondo yagenda agatera n'indi magrenade akabeshyira Victoire Ingabire urumva ibintu byo kwataka abaopoza ukataka ababyeyi bababyaye nka kuriya batatse Diane Rwigara bakataka n'umubyeyi we Adeline Rwigara bakamwataka nawe bamushakira ibyaha ngo yavuze ibyo yavuze se ni ibyo yavuze se kitari cyo niki kwinkotanyi ari interamwe z'ubundi rwego ubundi si inkotanyi niki ni interamwe zindi zisanzwe ziriya zari za emereni Kagame yagombye kuzinjiramo azishyiramo abahanga bazigisha gukora bwa bunyamaswa bakoze kuko biriya bintu interamwe zakoze n'iby'Ibugande bakoraga abantu abasirikare b'inkotanyi barabisobanuye byarabyanditse muri témoignage ndimuze kohereza mukayisoma ko yanditse no mu Kinyarwanda asobanura ukuntu inkotanyi zigishije ubugome interahamwe kuko Kagame yarakeneye ko abatutsi bapfa agasiga acuruza urupfu rwabo ubu urabona rero nyine hageze acuruza jenoside kugeza n'igihe acecekesha abantu bose umuntu wese ugize icyo avuga yaba umuzungu yaba umuntu nyarwanda yaba umunyamahanga umuntu wese ugize icyo avuga ko hari abandi bantu bapfuye mu Rwanda bahita bavuga ko afobya ntabwo twapfobya jenoside mboneho n'umwanya wo kubisubiramo ntabwo Matata napfobya jenoside yarageze iwanjye mu rugo umugore wanjye baramutemye mu mugongo umwana wanjye w'umukobwa wari ufite imyaka 12 icyo gihe baramutema itama n'ubu iyo muhuriye mu nzira ikintu ubona ni umuhoro mu maso urumva batemye itama ryose kuva kuri tampe ukagenda ugatema n'amashwari ubu afite undi muhoro ku gakanu iyo yose ni izo nterahamwe zamutemye nazo zivanze n'izo nkotanyi za Kagame kubera ko abo bana ntacyo bapfaga nabo none Kagame subu uyu mwana mutuye Imana iki gikorwa nabwo ari igikorwa cy'ubuterahamwe si igikorwa cy'ubwicanyi cyo kwica umwana ubyiruka nk'uyu ubu se ababyeyi bamubyaye bakamurihira amashuri ubu Kagame yabasobanurira iki yabasobanura ko uyu mwana setse na shonga azize iki umuntu wasanze inkotanyi agira ngo nabavandimwe akajya kubafasha yatangira kubabwira ko ibi mikorere yabo bakora nabi bakamenya uyu kiza gusa ntabwo ari yahoze ari perezida wa Conseil d'Etat ntabwo bamwishe Kigali nawe se yari yashyizeho ingabo kuki Kagame akunda kubeshya nabo umugabo avuga ati ndabica kubera ko tutavuga rumwe naho kwirirwa abeshya ngo bashyire imitwe y'ingabo ngo barashaka gutera igihugu sari kubundi sari Kagame yarazi ko la résistance c'est un droit naturel umuntu la résistance résister l'oppression c'est un droit naturel ni ukuvuga mu Kinyarwanda kurwanya igitugu kurwanya leta y'igitugu ni uburenganzira umuntu avukana nta nubwo agomba kubusaba nta nubwo bugomba kwandikwa ariho hose uretse ko no muri préambule ya déclaration universelle des droits de l'homme itangazo mpuzamahanga rirengera ikiremwamuntu naho byanditsemo ko ubutegetsi bugomba gukora neza kugira ngo butazatuma abaturage barya karungu bakabukuraho ku ngufu urumva
na Kagame rero buriya nicyo ategereje abaturage bazamukoreje ubundi ku ngufu uyu mwaka ntashobora kumara ibyo ndimo kubimwandikira wenda no mu nyandiko inonoso itomo kugira ngo musobanure mwereka ukuntu abaturage bazamwirukana kandi barabishoboye abantu bose babujije uburyo bose babujije uburyo ndaguha urugero uretse kwicisha abaturage inzara ukabambura ibyabo ukirukana abazunguzayi mu mujyi abana bagahinduka abamayibobo ubu dufite amayibobo tutigeze tugira mu gihugu cyacu yageze igihe avuga ngo ni imfubyi Kagame yaraje afunga za uruferina wumva ukuntu ari inyangabirama wumva ukuntu ari umugome yafunze za uruferina se kugira ngo bigende gute kugira ngo abone abana ajyana muri Kongo bajye abashoreyo bajye gucukura abana bashyire mu gisirikare cye urumva ubwicanyi bwa Kagame igikorwa tuzakora ejo nicyo gukomeza kwamagana ubugizi bwa nabi bwa Kagame burimo ubwicanyi burimo ubujura burimo kwambura abaturage kubatesha umutwe burimo n'ibyo bintu byo kunyereza abantu kuko umuntu banyereje ntagaragare ibyo bigaragara yuko bamwishe urabona abasirikare b'inkotanyi banyerejwe bariya Emile banyererewe i Nairobi ba Ntirugiribambe Jean Chrysostome abo bose n'abanyarwanda yicira hirya no hino kuki Kagame batagiye kumwicira Bugande kuki batagiye kumwicira Bugande none barimo gutera niyo hejuru ngo bafunze barutagungira erega numvisa arimo gutera imbabazi kuri rutagungira n'umuntu wisha abantu Bugande igihe kiragera baramufata Kagame rero ubu arimo kurizwa ayimbogo ameze nka yamboga ija kwica umuntu akurira igiti yamara kuri igiti imboga ikajya munsi y'igiti karira Kagame rero nawe niko yabaye nka yambogo ijya munsi y'igiti Museveni igihe akanguki avuga ati Kagame agiye kumarana abantu niho barimo kumurega ngo afatanije na Kayumba Nyamwasa ngo afite Museveni sakeneye gufasha Kayumba Nyamwasa ngo atere Kagame Museveni ashatse kwica Kagame ashatse kumukuraho yabikora kuko afite ubushobozi ni n'abamuzanye Kagame ntiyahoze ari umuboyo wa Museveni yaruza umukozi wa Museveni uretse ko bakoze ibintu bibi bose bica abantu ntuza gereza biciragamo ibagiro ryitwa Basima House ninde wariyoboraga si Kagame ntabwo yahimbye ibintu abeshyira abagande ashyiraho ngo ikintu ngo cy'umutwe ngo urwanya leta ikintu cy'uka kitije kibaho cyitwa ngo foba numvise Marara akivuga kuri radio Inyenyeri yica abantu bose bakoranye na Obote arabica bose arabarangiza abo mu bwoko bwa Obote arabica bose arabarangiza ubwicanyi bwa Kagame n'ubwa kera ntakabeshye ngo abayica abantu ngo akumira cyangwa se ngo arimo ngo guteganya ngo abantu batazaza ngo bagasenya ibyo yubatse si uretse kubaka za fosse commune ko arizo yubatse yarangiza abaturage bicwa n'inzara bicwa n'imyanda bicwa n'amavunja bicwa n'ubukene bicwa no kugwingira bicwa n'iki ubone n'uriya mwana mwise neza ugiye gutangiza umushinga wo kugwingira nawe bakamubangamira yewe reka ndekera aho ngaho iminota wambaye waza yarenze wavuga amabi ya Kagame ntabwo yavuga keretse mu imyaka 3 kuri radio ya urakoze cyane bwana Matata Joseph twabibabwiye rero bwana Matata Joseph ni impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa cya muntu akaba ari n'umuyobozi w'ikigo nyarwanda gishinzwe kurwanya kudahana no guhohotera mu Rwanda ejo rero anatumenyesheje ko ejo hateganyijwe imyigaragambyo izabe hari i Buruseli nyine kuri ambassade y'u Rwanda mu Bubiligi nkaba mpamagariye abanyarwanda bose abatwumva ndetse n'abaza kubwirwa n'abenye bagenzi babo ejo tuzitabire icyo gikorwa turi benshi hanyuma twamagana karengane gakomeje kutumaraho abantu ari nako dutekereza uburyo ki Kagame twamusezerera kugira ngo turuhuke gatoya igihugu kigire umudendezo ngaho rero ndeka mbashimire bwana Joseph Matata ndagushimiye kuba witabye ubutumire bwacu kandi ndanagusaba ko ubutaha buriya ni ngutumire se ntuzaza Matata tuzashaka kanya dukomeze kuko ubwicanyi bwa Kagame kugira ngo tumuvuge cyese nk'uwampa imyaka 3 kuri radio ya imyaka 3 nabwo banza nta burangiza n'umwicanyi ruharwa yarakwiye no guterwa isoni kuba yicaye kuri ya ntebe ngo yitwa president nawe ngo ari president n'umwicanyi wagombye kuba ari muri gereza kuko sinifuza ko Kagame hari umuntu wamwica ariko ndabona no kumwica ari byashaka bazamwica bari abana b'abasirikare yirwa yica aba bose yirwa yica bazamwica rwose bazamwica kandi azapfa bazapfa nka Samuel Do ko bamwisha urakoze cyane rero inshuti bakunzi mukurikira radio yacu mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu kandi mutugezeho ibitekerezo n'ibibazo niba hari ikibazo tubona kireba bwana Matata tuzakimugezaho hanyuma abahe igisubizo reka rero tube tuhiniye ahangaha nagahora kagaruka ukomere merci iyi ni radio u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro
iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro.